agace ka kabiri twakarangije uyu mugore Beverly n'uyu mugabo Florine bamemeranije neza cyane cyangwa se bigaragara ko bameze neza cyane kuko yari yaje ahangaha mu rugo ndetse n'abana bamwishimiye cyane ibintu ari ubutamu cyane amaze kumuherekeza yishimye cyane avuga ati uramukunda se umugore avuga ati cyane rwose ndi kubona ari ubutamu cyanda jamagekoni ureke ibyo bintu byo kwivugishwa ibiki byose ari uyu mugore sasa yaje kubwira Amina umubwira amazimwe cyangwa se umwe uje umwoshya ati uriya mugabo byanga byakunda bishoboke kukuba akwiyumvamo uyavuga ati cyane rwose kandi nanjye noneho mwiyumvamo byadanje ndetse n'abakobwa banjye bamwishimiye byadanje uyaseka avuga ati aha ngaho mbwira rero none se yaguterese byanyabyo gusaba urukundo byanyabyo uyavuga ati oya uyavuga ati kubera iki se ati ntabwo mbizi ariko urabizi buriya ntabwo ari inkundo zose zitangira nyine abantu ngo na za propose n'ibiki byose ubwo rero wasanga urunguru ari rumwe muri izo ngizo uyu mugore yari yarahiye avuga ati none uyu mugore yaguyemo Amina amuseka avuga ati uramukunda ati cyane rwose ndimo kumukunda ndetse noneho bundi umugabo nk'uyu nguyu niwe nahoze nsengera cyane mu buzima bwanjye kugira ngo ankunde ndetse yishimire n'abana banjye none wowe urahangaha urimo kumbaza ngo niba ngo mukunda cyane rwose ndamukunda ahubwo ntanamukunze utekereza ko Imana yazambabarira se Amina aseka cyane ati urabizi ndakwishimiye cyane ku rwego rurenze urugero nukuri ndakwishimiye kuko bwa nyuma na nyuma Imana isubije amasengesho yawe byanyabyo ati cyane rwose bakomeza kubiganira hano muri office barimo guseka cyane ndetse byaranabaye umunsi uyu mugabo Florine yari yabasezeranije ngo azabasohokana banezererwe cyane biraba bana batasha ahangaha buti kamoni urisanga cyane uyu mwana Soni yavuga ati wakoze cyane Uncle Florine nukuri twagize ibihe byiza cyane umugabo avuga ati rwose ndishimye cyane kuko mwaryohewe ku giti cyanyu ubwanyu murabizi se buriya iri ni itangiriro ry'ibintu bishyashya murakaza neza mu isi y'ibintu byiza by'ubutamu cyane ati umunsi umwe nzaza nze kubajyana muri Disneyland umunsi umwe kugira ngo mujyeyo bano bishima cyane ati rakoze Uncle niki ati bakobwa ngane muduhe umwanya rero twivugire ibyacu abakobwa bacaho baragenda uyu mugabo avuga ati wow ati nanjye ubwanjye naryohewe cyane rwose mbese urukundo rurimwo gukeba nka rwa rundi mbakunda rurimo kujomba nkihwa bicara ahangaha ati nanjye byari uko ati ndagushimiye cyane bano bakobwa buriya ntabwo bari baherutse cyangwa se hari hashize igihe kinini cyane bagira igihe kiza cyo kwishima uyavuga ati umva ni iby'agaciro kuri njyewe ahubwo ni njyewe wakagushimiye uyavuga ati se ibyo urimo kuvuga uburyo amushimiyemo nyine ngo Adona niba ariko avuze ngo ni bisobanuro ngo nyine beautiful mu gitaliyani ati ni umugore mwiza mu gitaliyani uyavuga ati nese noneho handitse amuho baba bari kuvuga ngo iki rero mbese ruri gucya amubwira uko babivuga njye nifitiye makeya amashuri ni make ati urakoze cyane urakoze Belama n'ibiki byose ati nase noneho ibyo uvuze byo ni ibiki rero ati babiganiramo cyane nyine urukundo rurimwo gukeba ati ndagukunda nanjye ndagukunda baratura ijambo love bakarivuga Tony yaje avuga ati noneho mama aka kanya Sonia arimo kurukana none bono bahita biruka cyane bazamuka hejuru kugira ngo bajye kureba uriya mwana bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane ntabwo byatinze baje kwa muganga bati dogita none se imyanzuro cyangwa se ibisubizo byasohotse ati cyane rwose byasohotse ati hanyuma se bimeze bite n'uyu mugabo Florine arahari ati mu bizamini twaje kureba twaje gusanga impyiko y'uriya mwana Sonia imwe yarabaye damaged cyangwa se yarahuye n'ikibazo uyavuga ati mana yanjye ati noneho iyindi mpyiko nayo uretse n'ibyo nayo iri gufeilinga buriya bano barikanga cyane muganga akomeza avuga ati akeneye impyiko kandi nanone mu kubona impyiko ubwo bisaba ko nyine abagwa kugira ngo abashe kubona umugore avuga ati kubagwa ati cyane rwose umugore avuga ati nose nihe nshobora gukura ubwoko bw'ayo mafaranga cyangwa se iyo ngano y'ayo mafaranga none se noneho iki kibazo cyo ni ikihe uyu mugabo avuga ati doctor none se ibyo ngibyo urimo kuvuga bya operation byamara igihe cyangwa se byafata igihe kingana iki uyu mugabo we amafaranga ntabwo ari ikibazo uyavuga ati turamutse tubonye umuntu uduhereza impyiko iri compatible n'uyu mwana bahuje na blood group cyangwa se amaraso ubwoko bw'amaraso rwose twahita tumujyana mu bitaro birimo abasipesiyaliste babaga kugira ngo bahite bakora operation byihuse cyane uyavuga ati ibyo ngibyo byose biri buze gufata igihe kingana iki cyangwa se byafata igihe kingana iki
iki ati hoya ntabwo ari kinini cyane. Florine avuga ati oke ati ndibuze kuza kuri office yawe rero kugira ngo ducatinge kuri ibi bintu. Muganga avuga ati oke nta kibazo rwose none reka mbe ngiye kugira ngo mbe namwe muwe muri aha ngaha. Uyu mugabo Florine aje guhumuriza Beverly amubwira ati Beverly ati bimeze neza ati ndimo kumva uburyo nyine aka kanya umerewe ariko ndagira ngo nyizere uyu mwana w'umukobwa ari buze kumera neza. Oke biri buze kugenda neza, nzakora ibishoboka byose uyu mwana abone impyiko ndetse kandi abana bawe nzakora ibishoboka byose ku buryo nta kintu na gito kizigera kimubaho. Amafaranga yose bikenewe nzayishyura kugira ngo mekingishe wako uyu mwana ubuzima bwe bumeze neza cyane. Urukundo ruri gukeba nta kibazo rwose atari buze kumera neza babiganiraho. Hano ku ruhande Amina avuga ati uriya Florine ni umuntu woherejwe n'Imana uko bigaragara. Mbese muri make yashatse kuvuga ko kubagisha uriya mwana kugira ngo bamushyiremo impyiko ngo yabyemeye. Bari hano kwa muganga yamusuye ati yego ati nanjye nta nubwo nshobora no kubyizera aka kanya. Uyamubwira ati urabibona buriya rimwe na rimwe buri byago bimwe na bimwe tujye duhura nabyo bituzanira imigisha buriya. Iyo Yimonde na Kole n'ababandi bose bataragusize ngo bagende ntabwo uba warahuye na Florine. Kano kantu kandi koko nibyo ubundi duhuye n'ibibazo twagakwiye kujya rimwe na rimwe tunishima kuko muri ibyo bibazo niho indwanyi ikurimo itangira imirwano nyine. Uyavuga turavugisha ukuri ati kandi buri munsi ku munsi nibwo uyu mugabo agenda ampereza impamvu rwose zo gukomeza kumukunda byiteka ryose. Ati njyewe mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nkunda umugabo nk'uyu nguyu. Uyavuga ati mbega ati none uyu mwana ameze gute nonaha. Ati aka kanya ndacyarimo gushakisha umuntu wo kumuhereza impyiko ndetse buri muntu wese turi kugenda tubona ari kuba afite ubwoko bw'amaraso butandukanye. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ugasanga compatibility iri kwanga, rero nicyo kintu kirimo gutinda. Uyavuga ati ntugire ikibazo mu gihe kidatinze tuzabona umuntu ufite impyiko nziza ndetse ibintu byose bizagenda neza. Ni Amina amuhumuriza amubwira ati cyane rwose urakoze cyane Amina. Ni hano kwa muganga ndetse mu gihe cyakurikiyeho Florine na Beverly bafatanye uko nguko. Uyu mugabo amubwira ati ngende buze kumera neza humura buriya. Batangira kutubwira cyangwa se kutwumvisha amajwi yuriya Beverly arimo kuvuga ariko batati kutwereka amashusho. Ati aka kanya ndimo gushima ku Mana kukuba iyi operation ye yarabaye successful. Uyu mugabo yatanze impyiko ni nawe impyiko yo guhuriya mwana yavuyemo. Ati ntabwo nzi ikintu nari kuba narakoze iyo nza guhomba umwe muri mwebwe hagati ya Sonia n'uyu mugabo Florine. Umugabo avuga ati Imana ibiturinde ntabwo uzigera wongera kurira byikiriyo nanone muri ubu buzima bwawe. Umugore avuga ati amena. Ati kandi urakoze cyane ku byo wankoreye byinshi cyane. Ubwo ni nyuma ya operation ntabwo bari kutwereka ahantu baherereye n'amagambo bashyizemo. Uyu mugore n'umugabo barimo kuganira. Ati kandi wa mugabo we uri impano ndetse aka kanya ndashimira Imana cyane kuko waraje mu buzima bwanjye bikomeye cyane. Nta kindi kintu wazanye cyangwa se ntacyo wazanye uretse umunezero ndetse umunsi nahuriyeho nawe wari uw'umugisha nagize umugisha mwinshi cyane. Umugabo amubwira ati warakoze cyane kuko waranyemerereye ko ntuma wishima. Noneho kandi nanone aka kanya ndimo kukubona ko ufite umuryango mwiza cyane. Ndetse icyo gihe muganga yaranaje avuga ati aka kanya narinje ahangaha kugira ngo mbabwire ko mu gihe kidatinze muri buze gusezererwa ahangaha kwa muganga. Mugabo avuga turakoze cyane dogiteri urakoze cyane kubwa buri bintu byose wadukoreye. Mbese bigaragara ko umugabo yatanze impyiko akayihereza Sonia yaje ari nk'igisubizo mu rugo. Rero sasa ahangaha ku ruhande hari umugore urimo kuhazamuka. Uyu mugore ntabwo dusanzwe tumuzi mu buzima busanzwe. Uyu mugore bigaragara ariko ari kwa muganga kandi yageze ahangaha ku muryango ahura na Beverly barimo gucatinga bakubitana ibitugu. Bana bararebana ati umbabarire cyane my dear. Ati bimeze neza cyane. Ati se umeze neza? Ati cyane rwose meze neza ntabwo baziranye. Uyu agiye kugenda umugore ati buretse mwese uranyibuka wa mugore we. Beverly amwitegereza cyane ati oya ntabwo nkwibuka rwose kandi umbabarire ngusabye imbabazi. Uyavuga ati oke ni byiza cyane. Uyu nguyu yahita ati mbega yewe ndakwibuka kumbe uri wa mugore w'umupolisi none se amakuru yawe hashize igihe kinini cyane. Uyu nguyu yavuga ati yewe
ngemeze neza cyane buriya nyuma ya cyagihe ya incident yabereye iwanyu naje kuba promoted bampereza amapeti hanyuma bahita banyoherereza nyine muri state niho nagiye gukorera uyavuga ati what bire bintu wari ubikwiriye mwabwije ukuri uburyo ikirego cyanjye ni timu yawe mwakitayeho bari abanyabyaha bose baje gutera iwanjye mukabarangiza byose byari fresh cyane uyavuga turakoze cyane ati kandi umbabarire cyane ku gihombo wagize kiriya gihe umugore avuga ati oya urakoze cyane ati aka kanya ngiye nagushimira kuba ikirego cyanjye mwarakitayeho neza cyane ibintu byose bikagenda neza ati buri munyabyaha wese mukaba mwaramwishe mukamukira hasi nukuri ndagushimiye cyane uyu mupolisi kazavuga ati urisanga rero ako kanya hari waje avuga ati mama none aka kanya ati nese uyu ni umukobwa wawe ati cyane rwose ni umukobwa wanjye buriya afite babiri kuko kiriya gihe nari mfite inda y'amezi y'ibyumweru bitatu ubwo biriya bintu byose byabaga uyavuga ati ni icyuki ati byibura aka kanya ufite ikintu ushobora kwibukiraho uriya mugabo ati urakoze cyane ati nyine natwe ubu ngubu turimo kugenda ati ni sawa cyane ati tuzongera kubonana ati abana bawe ukomeze ubiteho neza cyane sasa mu gihe cyakurikiyeho Florine n'uyu mugore Beverly bari ahangaha hari uwafunguye umuryango ni Tonia umugore avuga ati ha yewe bwa nyuma na nyuma aragarutse hari utwo yaravuye guhaha aragarutse rwose bano bakomeza kurya bareba n'uduteleviziyo banaganira n'ibiki byose hari uwakomanze ku muryango ati reka uwo muntu njye kumureba ku muryango uyu mugore Beverly agenda avuga ati reka nza ngufungurire kumbe uje ni wa mugore w'umupolisikazi twabonye cyangwa se twabonye uyu mugabo yicaye ahangaha mu kubona uyu mugore w'umupolisikazi ahita yikanga nyagasani ati wa bino bintu biratunguranye cyane nese ni gute ahantu uhamenye wa mugore we ari Beverly uyu mugabo afite ubwoba ati rero njye nari niyiziye kwerebera umuntu hariya hirya ku ruhande nibwo mbonye umukobwa we arimo kuza ahangaha wa mukobwa twahuye muri kumwe mpita menya ko byanga byakunderanga ati yego koko twahuriye kwa muganga turi kumwe ngaho ngwino wicare rero uyu mugore ni umupolisikazi uyu mugabo yamuhisha isura aturisanga cyane ati hani ati uyu ni wa mugore nyine bararebana uyu mugore w'umupolisi ahita ahaguruka yikanze cyane avuga ati wawe nyagasani uyu mugabo nawe afite urwikekwe Beverly avuga ati ndacanganyikiwe cyane none se mwembi mwaba mwarahuye ahantu runaka muziranye umugabo afite ubwoba umupolisi kazakomeza kumureba uyu mugabo Florine areba afite ubwoba arebana n'uyu mugore Beverly mu ndora ivuga ati none se ari Beverly sasa kera bya bindi twabonye uyu mugore Beverly yabwiye uyu mugabo ubwo abajura bari bamuteye wa mugabo byibushe waje kubareba avuga ati mureke tugende muze tugende igihe kirageza abapolisi baraje nyagasani nuko vuga ngo buriya akaba yicwende ntikoga hahandi umuntu aba yigiriye amahirwe yewe ati nari natekereje ko bose mwabishe umupolisi kazi avuga ati cyane rwose havuyemo uyu nguyu wahawe igihano cy'imyaka 10 muri gereza ibyo nabyo nyine bikaba byari bimeze nkaho nyine nawe yapfuye nyagasani Florine yewe cyawe uyu mugabo ati ngaho mbwira ko uyu mugore arimo kubeshya basi Florine avuga ati nshobora kugusobanurira uyavuga ati mbese muri make ye wari igice muri ya gange yaje kutwiba mwarangiza mukica umugabo wanjye yego cyangwa hoya nyagasani Vugire yego cyangwa hoya nibyo ndimo kukubaza Florine ahaguruka azunguza umutwe ati yego atariko umugore avuga ati mva mu menyo mvira mu rugo ati ndavuze ngo mva mu menyo genda nonaha nyagasani mane yanjye bino nibiki ako kanya bakobwa baraje ati bakobwa vipi bimeze bite ari Florine nyine yijijije bakobwa bimeze bite se atereka nizere ko mumeze neza yego rwose Florine ndavuze ngo mvira mu rugo ndakwiyamye umugabo amanika amaboko cyaho aragenda abakobwa bararebana nyagasani igeno ubundi icyo bita fete igeno rigena ibintu rikagena na bya bindi twita ngo nuruhurirane ubundi mu buzima busanzwe nta kintu cyitwa uruhurirane rubaho ntazagira unakubeshya rero fete igeno niryo rigena cyitwa coincidence uyu mugore w'umupolisi kazi yataza mu buzima bw'uyu mugore ngo bahurere mu buryo bahuye n'uburyo abonye Tony yaturuka hanze rero nta kintu cyitwa uruhurirane rubaho icyo kintu uzakimenye uyu nguyu avuga ati uretse nanjye nceho ngende ari umupolisi kazi Beverly yasigaye ahangaha bimubabaje cyane yari
yanze avuga ati nzajya mbwira abagabo ko mfite abana nyuma byaragiye azabimenya nyuma basi azagende, ariko uyu nguyu yabimenye noneho urukundo rurimo guke. Bati mama none se bigenze gute, none se Uncle Florine rukubera iki umubwiye ngo agende arabana? Umugore avuga ati ntabwo nshaka kubivugaho. Uyu avuga ati tubwire byanga byakundira, bize ko nta kintu waduhisha ndakwinginze. Umugore avuga ati mugende mu cyumba cyanyu. Bino bintu nyine nk'umuntu waratagije umugabo amuratira abana be, noneho kubabwira ko bihise byibirindura mu kanya gato nk'ako guhumbya. Yewe buriya waguhemukiye hari n'igihe uba usanga ari we waguhemukiye, akaba ari nawe waguhemukiye cyane. Florine runo rugo yararuzi nyagasani, aza no muri uru rugo abizi ko ariko bimeze. Ujye undebera uyu mugore, bino nibyo bita ngo isi imwikaragiyeho imufungiraho n'amaferi. Aha nabashyiramo akaririmbo ati bino bintu bimeze nk'aho ari umugani fairy tale, kuko bino bintu wagira ngo ni ibintu by'imigani biri kumbaho mu masaha ya nijoro. Ati nari narumvise inkuru none aka kanya nanjye birimo kumbaho. yewe ati nari naragize ngo biba ku bandi cyangwa se baba bari kuvuga amazimwe, none nanjye bimbayeho bya nyabyo. Ati aka kanya ndimo kumva ncitse intege cyane, ndimo kumva aka kanya wagira ngo ncagaguritsemo ibice, ndimo kwiyumvamo nka vacuum ni kuri mu kirahure nta kintu kiba kirimo mo imbere, ukiyumvamo nkaho nyine hamwe hari hamwe imbere hari mu busa. Ati aka kanya ndifuza rwose kongera gukundwa iyindi ncuro, nifuzaga kwinjira mu rukundo none mundebere ibimbayeho. Ati rukundo bino bintu biraryana cyane. Yaje ahangaha avuga ati ubwo rero nyine ubwo umupolisi yabimbwiraga kubyizera byaranze, kugeza igihe Florine ari ubinyibwiriye ku giti cye. Uyu nguyu ni umunyamazimwe nawe umunwa wapi uratuza azunguza umutwe. Ati se ninde waba ko yaratekereje ko umugabo nk'uriya mwiza uri gentleman nka Florine ashobora kuba ari igisambo? Uyu mugore mu marira menshi cyane avuga ati bino bintu biragoye kubyizera, kwizera ko umuntu umwe rukumbi wanzaniye ibyishimo mu buzima bwanjye, wanzaniye ibyishimo, ari nawe muntu umwe watwaye ubuzima bw'umuzima bwanjye cyangwa se ibyishimo nari narageze mu buzima bwanjye. Amena aruhutse umutima bakiraha baganira kwa kundi abantu batajya bagira n'isoni cya Florine nuko kije iyo mugabo aje gusaba imbabazi. Ati nsabye imbabazi cyane ari Florine. Ati ndabizi naraguhemukiye bikabije cyane ku rwego rurenze urugero. Ati ndabizi ushenjaguritse umutima ndetse ibikorwa byanjye rwose ndabyemera ko ari byo byaguteje bino bintu byose n'ubu buri burimo gucamo, ariko ndakwinginze mbabarira ngusabye imbabazi please. Umugore uvuga ati ndakwinginze mva mu menyo, uyavuga ati ngusabye imbabazi. Okay, mva mu menyo uyavuga ati sa ndakwinginze ukeneye kuva ahangaha igiteraganya mbere yuko ibintu bikomera cyane. Uyavuga ati ndimo kugusaba umunota umwe wonyine kugira ngo byibura mbashe kugusobanurira abwira Beverly. Uyu nguyu yavuga ati ndakwinginze uyu munota ava ahangaha. Amina nawe ati ndakwinginze vanga. Ati ntabwo nshaka kukureba. Uyu nawe akomeza kwinginga cyane ati sa ndakwinginze mbabarira nyagasani. Azunguza umutwe ati mumbabarire, ati basereka muvugisha ati va hano genda vanga wakigwe. Nje nta nubwo uyu muntu nazamugaruka n'imbere uretse ko nyine abantu bafite intoryi zibashyira mu bwibone. Uyu mugore yarazi ko aguye mu rukundo none yasanze nawe byamubaho ngo buriya ibyaba ku wundi nawe byakubaho nyagasani. Uyu mugore yatashye mu rugo yicara ahangaha bimucanze cyane mu masaha ya nijoro. Hano ni bya bindi bavuga ngo isi ikwikaragiyeho igufungiraho n'amaferi. Bya bihe mwasangiye ba bantu wamuratagirije bose ubuvuga uti se nzasubira kubabwira gute ko byanze. Yewe hano rero uyu mugore Beverly ni wahandi uvuga ati noneho yabaye umufeministe wa nyawe wa originali. none byo kwanga iby'urukundo sha yewe iyo mubwiye urukundo uyu nguyu niwe wagura n'imbunda yo kukurasa. Hari umuntu wambaye ngo mbese urukundo rubaho. Bisa nkibuka ako kantu ngo mbese urukundo rubaho. Ati none se bakobwa no kubera iki muje ahangaha? Uyu mwana avuga ati none se koko urateganya ko twaba turi hariya turyamye wowe umeze gutya aka kanya ubabaye n'agahinda kenshi?
umugore avuga ati meze neza. Umwana avuga ati turabizi neza ko utameze neza. Ati ndabizi ko urakariye Uncle Florine. Ese niki yakoze, niki Florine yakoze? Umugore avuga ati ntabwo nshaka kubivugaho nonaha. Ati mama, ikintu cyaba cyarabaye cyose byanga byakunda Florine ushobora kumubabarira. Buriya umuntu wakoze nabi ntabwo bivuze ko atakora neza, kandi kira cyaha yagikoze kera nta nubwo bivuze ko nyine atanagirirwa impuhwe ngo abe umuntu ukosotse. Noneho nibyo wenda wamuziza akaba nyine n'ubundi atari ibintu yanagarura inyuma tungo bikunde cyangwa se ngo bibe. Kandi Florine nta nubwo yigeze arasa abo bari kumwe niwe barashe. Ariko nanone biba bigoye cyane nyine guhita ubyakira ngo wumve ko wanatanga n'imbabazi. Ati uriya mugabo ni umugabo mwiza, yashyize akamwenyu ku isura yawe n'izacu twembi uko turi batatu muri buki ibyo yadukoreye mama, ndetse ku nshuro ya nyuma buriya mu buzima bwacu nibwo twigeze twexperiencinga kuba dufite isura y'umupapa, a father figure niko bavuze. Ati rero icyabaye cyose turakwinginze babarira Florine. Mbese uyu mugore bamushyiramo icengera amatwara ryo kugira ngo arebe ko byakunda, ndetse ibyo ngibyo uko biri kuba Florine niko yaje gutakambira uyu Amina amubwira ati reka muvugishe cyangwa se bigende ukundi cyangwa se bigende bite, nshaka ko ntega amatwi mbese ari kwa kundi aca ku nshuti ye kugira ngo anarebe ko byakunda. Mu gihe cyakurikiye hano muri office Beverly arimo gukora akazi ke, Amina yinjiye ahangaha. Uyu nguyu ahita avuga ati nakubwiye ko utagomba kongera kuzana ibyo birenge byawe hano muri office yanjye. Kumbe Amina azanye na Florine. Ati Beverly ati urwango umfitiye ni ukuri kose ruri justified, rufite ingingo yumvikana, ufite buri mpamvu iyo ari yo yose kuri iyi si yo kunyanga neza cyane. Ati ndabizi ko nta kintu aka kanya nakubwira ko ngo gihindure perception yawe uko ibintu bifata, ariko aka kanya ndakwinginze nje ahangaha kugira ngo ngusobanurire. Ati ndashaka ko hari ibintu umenya ko ibintu byabaye mu myaka 15 yashize byose byari amakosa yanjye, ndetse kandi nanone ikintu ushobora kumenya ni ukukubwiza ukuri ko ngewe mu buzima busanzwe ntari umujura, ntari igisambo. Arebana na Amina ati nkubwije ukuri nahisemo gufata umwanzuro wo kujyana na bariya bajura cyangwa se bari abantu mbakurikiye kubera ko nashakaga kubona amafaranga yo kugira ngo nite ku mugore wanjye wari urwaye. Umugore wanjye umwe nakubwiye wishwe na kanseri, rero nari naraburaniwe nta yandi mahitamo mfite, ndavuga ngo reka bari abantu mbakurikire basi uko byagenda kose ariko mu buzima busanzwe. Ati ntabwo nari nzi ko bagiye kwica umugabo wawe cyangwa se hari umuntu bari buze kwica, umbabarire cyane ngusabye imbabazi. Ati shakisha umwanya mu mutima wawe nurangiza umboneremo utuntu tw'utubabazi niyo twaba dukeya. Naguteye uburibwe bwinshi cyane muri ubu buzima, ndetse kandi igihe nari ndi muri gereza ubwo nari ncumbikiwemo ndimo guhanwa nasenze cyane ndimo gusaba Imana ko byibura ibyo bintu nabicamo hanyuma nkazasohoka no hanze nkabasha no kuza kuguhumuriza basi. Ubwo nongera kugukubitaga amaso rero mu buzima bwanjye. Uwo munsi ntabwo wigeze umenya uwo ndiwe nkabona ko utamenye, nibwo nahise mbona amahirwe yo kuba nakwandika amateka mashyashya kugira ngo byibura nkosore amakosa y'ibintu naba narakoze icyo gihe cyose. Florine ntabwo yari umujene kwa kundi abantu babaho hano ku isi akaburanirwa pe, kuko kanseri ni indwara uvurwa n'inzu yawe ukayigurisha ahubwo ugasanga nta yandi mahitamo ufite bitewe nabo muri kumwe. Ndetse se mwumva abantu ngo bafite amadeni menshi cyane kandi bo wenda nta n'ibintu bafite byadanje, ibyo ni impamvu yumvikana. Ati icyo gihe nibwo naje kugwa mu rukundo nawe ndetse n'abakobwa bawe. Ubwo rero ubwo wambwiraga ibya Sonia na Tonia nahise mbona amahirwe yo kugira ngo nze byibura mbegere cyane nindangiza mbashimishe. Ndabizi uranyanga cyane, ndabizi rwose aka kanya uranyamagana birenze urugero, ndabizi, ndetse nta nubwo ushaka no kongera kumbonesha amaso yawe. Urwo rwango rukurimo ndarwumva neza cyane, ndimo kurwumva neza. Gusa aka kanya nari nje ahangaha kuko babyibura waramaye amahirwe yo kuba naratumye mumwenyura wowe n'abana bawe cyangwa se isura yawe n'isura y'abakobwa bawe. Ndakwinginze Beverly mbabarira ngusabye imbabazi. Icyo nicyo kintu cyonyine ndimo gusaba cyonyine rukumbi, nta kindi nshaka, kandi uze kugira umunsi mwiza. Agiye kugenda uyu nguyu yarabibonye, ndetse uyu nguyu avuga ati Florine agiye kwigendera avuga ati wowe ushaka ukumbabarira nta kindi. Uyu mugore aruhutse umutima cyane. Ati ntabwo nshobora kuvuga ko ibyo wankoreye
bitambabaje cyangwa se kukumenya ko wakoze biriya bitambabaje, warambabaje ku rwego rurenze urugero cyane rwose. Ariko nanone ntabwo nshobora kubona ko presence yawe mu buzima bwanjye muri iyi minsi mikeya ishize cyangwa se kino gihe tumaranye aya mezi ngo bitazanye uburyohe cyangwa se ibyishimo mu buzima bwanjye ndetse n'ubw'abana banjye. Singiye guhakana ngo nirenge ko wabaye mvuga ko ngo wabaye imburamukoro, ariko nanone kongera kukubona ahangaha, kukubona umunsi ku munsi nta kindi byanzanira uretse memoire ndetse n'uburibwe bw'ubuzima naciyemo, kandi ari ikintu nshaka kwibagirwa ubu buzima bwanjye bwose. Mbese ni nko kuvuga ngo nanakubabarira, ariko nanone gukomeza kukubona shasi nabyihanganira, kuko najya nibuka ko ari wowe wateye ububabare by'imyaka 15 nabayemo ndera abana banjye ngenyine. Rega turi ibiremwa muntu, dukora n'amakosa, ni ibintu byumvikana, ndetse kandi ndanabizi ko tuba dushaka gusiba ahahise mu buzima bwacu. Gusa nanone hari n'ibindi bintu bidashobora nyine gusibwa mu buzima, bitakunda ko wabisiba mu hahise hawe. Bose barira Nyagasani. Yaruhukije umutima ati ndakubabariye cyane. Uyu mugabo Florine baramubabarira, gusa ariko nanone ubwo nkubabariye cyangwa se nubwo nkubabariye ntabwo dushobora uru rukundo kurukomeza, ntibyakunda ko uru rukundo turukomeza. Ati nkwifurije amahirwe, nkwifurije amahirwe cyangwa se n'imigisha mu buzima bwose bugiye gukurikiraho kuri wowe, ariko ndakubabariye cyane. Amina yicara ahangaha nibyo yashakaga ko byibura bababarirana. Kubabarira buriya ni byiza kuko bituma uruhuka. Uyavuga ati nshobora kuvuga ko amagambo yawe umbwiye nonaha byibura icyo ni ikintu nari nkeneye kumva aka kanya muri roho yanjye, nta kindi, kuko roho yanjye aka kanya ibaye redeemed, mbese iracunguwe irataha bawe. Ndetse aka kanya byibura muri ubuzima bwose kuva bira byabaye nongeye kwishima, nanjye ndishimye, kandi urakoze cyane Nyagasani. Amina, wakoze. Umugabo acaho aragenda. Nyagasani, bino bintu biradenza, nta nubwo nari nzi ko ari uku nguku bino bintu byarangira. Ni kwa kundi tuvunikira ikintu kinini cyane tukirwanira bikarangira nta n'ikintu dukuyemo, mbese byose bibaye impfabusa. Intambara ari gutangira kurwana bushyashya. Aka kanya ndikumva mfite uburibwe bukomeye cyane, ndikumva ncitse intege, ndikumva meze nka vacuum nta kintu kindimo. Aka kanya ndikumva nshaka kongera gukundwa ukundi. Ni akaririmbo bashyizemo ahangaha. Rukundo rukundo rukundo, bino ni ibiki wankorera? Kuki wankora ibi bintu? Mana. Ntabwo nigeze bino byose byisabira mu buzima bwanjye ko byambaho. Ni akaririmbo. Sinabisabye, ariko nanone ku yindi nshuro byibura kukuba byarabaye. Sinigeze nsaba bino ko byambaho mu buzima. Ngewe ndi inzirakarengane cyangwa se ndi umwere w'ibintu byose byabaye, circumstance yabaye. Rukundo ni ukubera iki wankorera bino bintu? Yewe reba hano hasi ukanda ku ibuto ya like niba kano ka video twaragasangiye neza cyane tukakagendamo neza, ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo utundi tu video twose nzajya ngenda nzana uzajya uhita tubona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788207588. Ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mu mva. Babafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa, bafite ku mutima cyane. Ntituzaborane mu tundi mutwegeranyo cyangwa se utuvideo nzajya ngenda mba nakozemo ubushakashatsi bwinshi cyane, nzajya ngenda mbagezaho kuri iyi channel Ancestor Inyase Entertainment. Ku mutima wanjye niho mwibereye.